Ye uryamye we ye uryamye we ye kanguka burake muraho murakoma mama mubyeyi wase muraho neza mwongeye kwirirwa muraho icyumweru cyiza ntabwo twayirukanaga ubushize uyu munsi rero derukana twize icumu ryo hasi ubukurikiyeho twiga icumu ryo hejuru uyu munsi tugiye kwiga uburyo ki dutega amaboko mu buryo butandukanye cyangwa se mu ndimi z'amahanga twita position iyo tubyina rero mu mbyino zacu tugira izo position nyinshi zitandukanye cyangwa se ko dufunga amaboko cyangwa ko dutega amaboko mu buryo butandukanye hari icyo twita gusasa amaboko tumeze gutya iyo uhagaze gutya ntabwo wabasha kuba ugomba gusapotinga cyangwa se gufasha umugongo uca bugufi gato umugongo wawe ukaworoshya kugira ngo izo mbaraga zose zitajyamo nyinshi warangiza ukarambura ibiganza byawe neza ukarambura amaboko yawe ibi tubyita gusasa amaboko tubikoresha kenshi mu birenge cyangwa se mu ntambwe zitandukanye cyangwa se mu mbyino nyinshi zitandukanye hakabaho urukoro urutega mu buryo butandukanye hari abantu benshi barwita urushara cyangwa urukoro ubwo nizere ko musobanukiwe uru ni urukoro amaboko yawe yashyira imbere hari abutega gutya hari abutega gutya biterwa nuko abantu bagiye bahindura bitandukanye bitewe n'umutoza cyangwa se ibyo twatwita creativity uko tugenda twongera utuntu turushaho gukaranga kugira ngo biryohe cyangwa bihumure hanyuma hakazaho icyo twita urushara nurunguru urushara rero warushaho kurushyira hano ushobora kurushyira hano hanyuma uyu munsi twifashishije uru ruhande kamwe karahiniye hano kakajya ku ruhande gato ntushyire mu ruhande cyane ukajya aho ureba ikindi kiganza kirarambuye akandi kaboko kararambuye ukaryamirayo rero hari abakora gutya hari abakora gutya hari abakora gutya uzazibona zitandukanye zose ziremewe ikiba cyabayeho nuko ari uguhindura style gusa ariko bikomeza kwitwa urushara hanyuma tukaza kucyo twita gutega amaboko iyo utega amaboko rero nayo ibiganza bijya birahagarara ukabyoroshya waheze ukarambura hahawe niho tuba twitayeho cyane ukayashyira inyuma ukoroshya umugongo wawe akaguru gakomeza kajya imbere tubyita gutega amaboko kure hashoboka niho ugeze ariko icyo tuba dushaka nuko ahagarara ntubyiteho ngo wahise aya coach wacu cyangwa se umutoza wacu ko agiye inyuma cyane oya uyashyire hafi yawe aho ushobora hanyuma ugerageza kuzana agatuza imbere kugira ngo abashe kugera mu buryo bworoshye umugongo udacitse cyangwa utagizemo ikindi kibazo hanyuma hari ibyo twita kugwira inyonga ibi rero tubikora hari abakora gutya aramba ariko akundi gusasa amaboko gusa umuntu akajya ku ruhande hari n'aboroshyamo bakayahina gutya ho gake byose ni kugwira inyonga wabikoresha ahantu hatandukanye ndizera ko rero uyu munsi dufatanyije tubibonye nizere ko utacitswe kandi aya maboko cyangwa se izi position zigiye kuza zidufasha mu mbyino zitandukanye uko bwije nuko bukiye mu birenge bitandukanye cyangwa se mu ntambwe zitandukanye uko tugenda tuzifashisha nizere ko rero twese twajyanye tugiye kubicamo twihuse hari gusasa amaboko hari urukoro urushara tugatega amaboko tukagwira inyonga ushobora kubishyira mu rundi ruhande ukagwira inyonga ugasasa amaboko ugatega urukoro ugatega urushara cyangwa se gutya uko bishaka warangiza tukaratega amaboko nizere ko twese twajyanye abacikanywe gahoro gahoro nirwo rugendo nkomeje kubabwira numucikwe nawe ubutaha mukomeze mukande subscribe musharinge mutere comment munyandikire munyoherereze kuri Instagram yanjye page Icakanzu Françoise Contante n'amazina yanjye uko ari 3 dukomeze duteze imbere umuco wacu n'imbyino zacu gakondo nyarwanda umurage wacu murakoze cyane